Ndagushimiye wowe wahisemo kudutega amatwi muri aka kanya. Uyu munsi nahisemo gutembereza mu mateka y'u Rwanda, by'umwihariko nkubwire ku ntambara yo ku Rucuncu yabaye mu Rwanda ikaba na karabutaka mu mateka y'u Rwanda. Ni byinshi utamenye kuri iyi ntambara, ni nayo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Intambara yo ku Rucuncu. Iki kiganiro wakigiramo uruhare twandikira ku rukuta rwacu rwa Instagram ukaduha igitekerezo cy'ingingo tuzaganiraho mu minsi yacu izaza. Ariko nanone ku rukuta rwacu rwa YouTube iyo wanditsemo Raul Mukunzi ubasha gukurikirana ibiganiro byose twakoze. Ikaze muri kiganiro ni intambara yo ku Rucuncu tugarukaho muri aka kanya. Intambara yo ku Rucuncu ubundi yabaye hagati y'1896 bishyira 1897, bivuga ko ngo yaba yaratewe nikosa rikomeye cyane ryakozwe n'umwami Kigeri IV Rwaugiri wabaye ndwanyi karabutaka mu mateka y'u Rwanda n'akarere u Rwanda ruherereyemo. Nk'uko twese tubizi, ubutegetsi bwose bwo ku isi bucungwa n'inzego zishinzwe ubutasi n'iperereza. Umwami Kigeri IV Rwaugiri we ntabwo ariko byagenze, kuko yasuzuguye amabwiriza ngenderwaho y'abiru b'ibwami. Abiru mu Kinyarwanda ndetse no ku ngoma ya cyami ya Rwanda tuzi ko ngo abiru babaga ari abanyamabanga bakomeye b'ibwami, babaga bazi neza n'umwami uzasimbura wabaga warimye ingoma. Ababiru mvuga ngo ubundi babaga bafite uruhare rukomeye cyane runasesuye ku myanzuro umwami cyangwa umwamikazi bagombaga gufata ibwami. Bivuze ko iyo amabwiriza y'abiru atubahirizwaga ngo byatezaga ikibazo gikomeye cyane ibwami no mu gihugu muri rusange. Kutubahiriza amabwiriza bya Kigeri IV Rwaugiri ngo nibyo byaba byarateye inkomoko y'intambara yo ku Rucuncu yagize n'ingaruka zikomeye cyane mu miyoborere y'u Rwanda hafi ikinyejana cyose. Ubundi umusozi wa Rucuncu wari uherereye mu karere kitwaga Marangara ku ngoma ya cyami. Nyuma kuri Repubulika haza kwitwa Komine Nyamabuye, Perefegitura ya Gitarama, ubu ni mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Amateka ariko avuga ko intambara yo ku Rucuncu yabaye hagati y'1896 bishyira 1897 mu mbabarire. Intandaro y'iyi ntambara ngo ni uko umwami Rwaugiri yaba yararaze ingoma y'umuhungu we Mibambwe Rutarindwa utaragiraga nyina, hanyuma agahabwa mukase Kanjogera ngo azamubere umugabekazi ku ngoma ye. Ubundi mu mateka y'u Rwanda ngo ntaho byabaye ko umwami yagombaga kuyobora wenyine, yabaga afite abandi bamwungirije b'ingenzi kandi bafataga ibyemezo byose umwami yagombaga kubafata. Byumvikane ko bafatanaga cyangwa se banategekanaga ku ngoma ye. Umwe muri abo bantu bategekanaga kandi bafatanaga ibyemezo ni nyina w'umwami witwaga umugabekazi. Iyo atabaga afite umugabekazi cyangwa se umwami yatabaga afite nyina, ngo n'undi mugore uwo ari wese watorwaga n'abiru cyangwa se abandi bantu rubanda nyamwinshi hivanzemo n'abiru wabaga azi ubwenge kandi akazafasha umwami gutegeka. Bityo niyo mpamvu umwami atagombaga guhubuka ngo atoranye umugeni cyangwa se uzamubera umwamikazi, kubera ko yatekerezaga ko mu gihe kizaza azaba n'umugabekazi. Uwo nguwo yatorwaga yitwaga umugabekazi w'umutsindirano. Nibyo byatumaga umwami kandi koko nk'uko nabivuze adahubuka ngo ashake umugore, kuko yibazaga ko nyuma azaba umugabekazi. Byari bisanzwe ko nyuma yo kwimika umwami mushya hataburaga abamaranira ingoma. Abana b'umwami watanze byanga byakunda bagombaga kurwanya abana b'umwami wimitswe. Intambara yageraga aho ngaho igahosha umwami akaganza mu bwami bwe. Ni intambara yo ku Rucuncu tuganiraho muri aka kanya. Ku Rucuncu ho ntabwo ariko byagenze. Rwaugiri yakoze ikosa rikomeye cyane ryo gusuzugura abiru bari bafite mu nshingano zabo gutangaza umwami mushya ndetse n'umugabekazi we mu gihe nta nyina umwami yabaga afite. Icyo gihe Rwaugiri ariko ntabwo yabikozwaga kuko yabonaga imbaraga zidasanzwe muri Mibambwe Rutarindwa umuhungu we, kandi nanone akabona n'izindi mbaraga zidasanzwe mu mugore we Kanjogera. Ibi rero nibyo yahuzaga akabona ko byavamo ubutegetsi bukomeye butanyeganyezwa n'umuntu uwo ari we wese, cyane cyane ko yari yarabonye hari abandi bantu bafite imbaraga zidasanzwe, abera, abazungu. Abo bazungu bateraga ubwoba Rwaugiri cyane ko yari yarabonye ko mu bihugu baturanye bari baramaze kwinjirirwa n'abo bazungu. Niko gufata akimika umuhungu we Mibambwe Rutarindwa ndetse na nyina Kanjogera. By'umwihariko nyuma y'umwanzuro we ntakuka abiru bagize bati Rwaugiri yakoze ikosa rikomeye cyane ryo gufata Kanjogera akamugira umugabekazi ku ngoma ya Rutarindwa, kandi yari azi neza ko atari kumukunda, akabone ko na mbere hose atamukundaga.
nta gushidikanya ko aha ariho urwango rudasanzwe rwaturutse. Ikindi kandi Kanjogera niwe mugabekazi wakomokaga mu bwoko bw'Abega ubusanzwe bwavagamo abageni b'ibwami. Nyina wa Rutarindwa we yakomokaga mu bwoko bw'Abasinga. Abega bamaze kubona ko Rwabugiri akoze ikosa rikomeye cyane, bahise bacura umugambi wo gukora kudeta. Umwami Rutarindwa nibwo bahise bamwimikura, hanyuma bimika Musinga. Ubundi byagenze bite? Uyu mugambi waba waracuzwe na Kanjogera ndetse n'abasaza be Kabare na Ruhinankiko. Bari abagaba b'imitwe y'ingabo ku gihe no ku ngoma ya Rwabugiri. Uyu mugambi kandi bawufatanyijemo n'umuhungu wabo Rwidegembya, ni ukuvuga ko ari umwisengeneza wa Kanjogera. Intambara yo guhirika umwami Rutarindwa yatangiye bakuraho ibyegera byari bimwegereye umwe kuri umwe kugeza n'aho bageze ku bana ba Rwabugiri batemeraga ko Rutarindwa yaherekwa ku butegetsi. Intambara iraba, amacumu araterwa, imiheto, imyambi, amabuye, ingumi, imigeri byose biraterwa, intambara irakomeza iraba. Uyu mugambi ariko Kanjogera wari ugiye kumupfubana yadahita afata ingabo z'abatanyagwa zari zivuye ku Butaha, ahitwaga mu Butaha. Zari zije kuvuna umwami ngo zimufashe kunesha. Mu kugenda zahise zikubitana na Kabare ndetse na Ruhinankiko, abo barwananaga na Kanjogera. Kabare yari azwiho ubutwari budasanzwe mu gihe cy'ingoma ya Rwabugiri. Byatumye izo ngabo ahita azifata, azimurira mu ngabo ziwe, azibwira ko zizahabwa umwanya ukomeye cyane nyuma yo kwimika umwami bashakaga kwimika. Nazo ntabwo zahise zishidikanya kuko zamwizereragamo cyane ko zari zizi neza ko yari indwanyi karabutaka mu gihe cya Rwabugiri, bityo ntabwo bazuyaje kwita bifatanya nawe, bararwanana. Aho kujya kuri Rutarindwa bajya mu mugongo wa Kanjogera, niko gukomeza kurwana, barwanisha imbaraga, barwanisha umurindi. Rutarindwa aho yarari yaje kubona ko yaneshejwe, niko gufata ingoma Karinga, umugore we ndetse n'abana bose bajya mu nzu baritwika, barashya, barakongoka. Ubwo intambara yahise ihagarariraho kubera ko washakaga ngo yicwe yari amaze kwitwika. Kanjogera yahise yimika umuhungu w'imyaka 7 witwaga Musinga, ahabwa izina rya Yuhi. Ibyo ntabwo byari ikibazo kuri Kanjogera ndetse n'abasaza be bari bamaze kwigarura ubwo bwami, ahubwo Kabare yahise afata uwo mwana w'imyaka 7 witwaga Yuhi Musinga, azenguruka mu bantu bose bari bari aho ababwira ati, uyu niwe mwami wanyu nyawe. Mibambwe Rutarindwa yari aramwibye ingoma ye yitwaje ko ngo ari umwana. Ibyo ariko ntabwo byari ukuri kuko bagiraga ngo bigarurire imitima y'abari bari aho bose. Ubwo niko ubwami bwahise bwimikwa gutyo bwa Yuhi Musinga ategekanaga na Kanjogera. Ibwami ariko abantu bose ntabwo babakurikiraga, hamwe havutse urwango, ahandi hava undi mutwe. Ibwami acikamo ibice bibiri, bamwe bari bari inyuma ya Musinga ndetse na Kanjogera, abandi bari kuri Rutarindwa bamaze gutanga. Mu majyaruguru ho haje no kuvuka undi mutwe witwaga Ndungutse, wavugaga ko nawe ari umwana wa Rwabugiri. Nyuma y'igihe kirekire ibwami haje kuza abera b'Abadage, abakoloni. Abo Badage baje gufasha ibwami kurwanya imitwe yose yarwanyaga ubu bwami, niko kubwiyegurira, baratsinda, basigara aribo bayoboye bonyine, basigara bameze nk'inyenyeri nini imurikira rubanda, bose barabakurikira cyane ko nta wundi muntu wabarwanyaga. Ingoma ya Yuhi Musinga ndetse na Kanjogera yogera ityo, ingoma itagira ingoma. Tugarutse inyuma gato, igihe Kabare yari yarateruye Musinga, yagendaga abwira abantu ngo naho iby'ingoma yo Karinga yahiye, haguma umwami ingoma ni igiti irabazwa, niho hakomotse uwo mugani. Uyu munsi twagarukaga ku ntambara yo ku Rucuncu. Njye wayikugezagaho na Raul Mukunzi. Watwandikira ku ngingo tuzaganira cyangwa ukaduha igitekerezo cy'iyo ngingo tuzaganiraho mu biganiro byacu biri imbere ku rukuta rwacu rwa Instagram Raul Mukunzi, naho ku rukuta rwacu rwa YouTube iyo wanditsemo Raul Mukunzi ubona ibiganiro byose twakoze. Iyo ukanda subscribe uba ushyize itafari ku buzima bw'umuntu. Wakoze kudutega amatwi, tubararika ibiganiro byacu biri imbere. Salam, shalom.